nyabingire kura ay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 a koria babaka aria baba terura mwizina Yesu batere muzane yaya mubazane bose mubazane hamagara imbaraga z'Imana hamagara imbaraga z'Imana ayayayayayayaya izo mbaraga zikurimo nizikurekure guhera uyu mwanya izi mbaraga zakufashe izi mbaraga zakuziritse izi mbaraga zakuziritse nizikurekure nonaha nizikurekure nonaha nizikurekure wa murozi we murekure n'umwana w'Imana ayayayayayaya mubaterure mubazane hamagara imbaraga z'Imana uwo mudamu utwite mumuzane neza izo ni imbaraga z'Imana uwo mudamu utwite mumuzane neza ayayayayayaya ndahamagara imbaraga z'Imana ibyo bikurimo protokole muze hano mumuzane ayayayayaya izo mbaraga bakuzirikiyemo zikurekure mu izina rya Yesu heri amangore kote yasika mumuzane hano Oria kapaba sikata Oria papakaria sohora izi mbaraga sohora murekeraho sohora izi mbaraga vama murinda vama nakubona zamuka murinda nakubona zamuka nonaha zamura nonaha izi mbaraga zose ukomeze uzabura ibiganza ku musozi aho utuye wabaye akabarura abantu bose barakwanze papa Imana irambwiye ngo ufite ikibazo guhera guca hasi umubiri wawe ntukora ntagukora ubugabo bwawe barabutwaye Imana igiye kugukiza uyu mwana ufite ikibazo cy'umugongo umaranye nacyo igihe kinini ndagifite mu mugongo rwose ntabwo ushobora kunama ngo bishobore ntibishoboka mbega Yesu yamukiza tamukuze hano ukweho karagatubute mwijuni mbere mfite umuntu mvugira ni asite boniga umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruku mwese mutunga ikiganza hano jyama hano wubamye urambare gutya mbega duhamagara umugongo muzima mu izina rya Yesu tumukorere operasiyo mu izina rya Yesu tumukorere operasiyo mu izina rya Yesu uyu mugongo we turawugaruye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka izi mbaraga zaziritse uyu mugongo tugaruye amagufa mazima muri uyu mugongo mu izina rya Yesu imbaraga zamuteye turazirukana guhera nonaha niyakira ubuzima bw'amaraso ya Yesu nonaha tumukoreye operasiyo niyakire kubohoka uyu mugongo amaranye imyaka 9 udakora Mana yongera ukoreshe komera Yesu amashi menshi zamura ikiganza cyawe duhamagare umugongo kizamure gutya urafata umugongo tuwumutereho mu izina rya Yesu Yesu aracyafite indi piyesi niba umudage akora imodoka agashyiraho rotorovizeri izasimbura indi yamaze kwangirika n'Imana ifite piyesi yashyira ku muntu Imana amaze kwangirika fata piyesi yo mu gihugu cyo mu ijuru Yesu niwe ukiza indwara yananiranye ndabara gatatu mu izina haguruka Yesu aragukijije komera Yesu amashi menshi unama Yesu aragukijije komera Yesu amashi menshi ongera uhaguruke zamura amaboko ongera wuname ongera uzamuke zamuka ongera wuname zamuka ongera wuname zamuka ongera wuname komera Yesu amashi menshi cyane aka gashapure wambaye kavuga iki nakaniki
gasobanura iki? tukambara ngo tutagira umuzosi. Utagira mu izosi. Tugira umuzosi nyine. Ninde wakaguhaye? Nakaguriye mu isoko. Kamaranye igihe kingana gute? Amaranye ukwezi. Wanyemerera ukagakuramo nkakubwira impamvu? ibyo Gafunguwe. ni ibyawe nanjye ubwanjye duwawe naburiki sengufite nkamiko umagije Mama, uru runigi ntuzongere kugwambara. Ngiye kukubwira impamvu itatu Imana imbwiye ngo ntuzongere. Iwawe mu rugo hariyo umwuka w'urupfu wari ugiye kuzamo iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Uyu mwuka w'urupfu mu rugo muhora mugwaragurika ariko ntuzi impamvu. Ntabwo nyizi. N'abana babuze ubwenge bararyana. Impamvu ibitera n'ebyiri. Ndabona hari imiti umupfumu yazanye mu rugo rwawe. Amaze kuyizana arayitongera aravuga ngo nzabasoromaho amafaranga kugeza igihe azashira bazahora bagwaragurika azajye ayizana. Iyi miti ayizana ndabona imiti yashize mu irembo imbere n'inyuma, arangije afata amazi aranyanyagiza ataba ibintu mu irembo aravuga ngo abarinze amashitani. Byarabaye niko byagenze. Amaze kubikora kuva uwo munsi kugeza uyu mwanya mama ntushobora kubona amahoro mu ijoro. Ntujya ugira amahoro. Ariko Imana igiye kuguhereza amahoro. Imana igiye kugukuraho indwara wagwaye yose. Abana bawe Imana bahaye ubwenge. Imana ibakuyeho igisuzuguriro. Ze etepiki wa defongide. Iyo muryamye hari ibintu bibarya mama. Birahari. Umubiri wose. Hari imiti ndi kureba mu cyumba cyawe uraramo. Iyi miti irambitse ku kameza ipfunditse mu tuntu. Irahari? Irahari. Nugera mu rugo yitware muri we Imana irakubohoye. nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Nyemerera duhe Imana icyubahiro. Ayo maboko yazamure icyubahiro ni icyawe. Beria kosia sitomenike. Ongera uyizamurire ikiganza. Irambwiye ngo akira imbabazi z'ibyaha byawe. Irambwiye kuva uyu munsi ntuzasubira inyuma ukundi Imana ikoherereje imbaraga. Irambwiye ngo kuva uyu munsi igiye kugukorera igitangaza bimenyekane ko ari Imana. Irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana igukuyeho imbaraga zari zibosha ubuzima bwawe. Irambwiye ngo imbaraga zararaga ku buzima bwawe Yesu azikuyeho mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza Yesu akubera umutsinzi n'umuneshi. Yesu akubere karuhura mu buzima bwawe. Yesu akubera igitangaza mu buzima bwawe. Yesu akubera umurengezi mu buzima bwawe. Ikintu cyose cyari kikuboshe Yesu agikure ku buzima bwawe. Ikintu cyose cyatuma udatera imbere Yesu akivane mu buzima bwawe. Umuntu wese witambitse mu mugisha wawe Yesu amukure mu buzima bwawe. Tuzamure haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Imana igiye gutatanya abanzi bawe. Fata iyo ntebe yawe wicayeho uyitera ukwa wenyine. Uyitera ukwa wenyine, uyitera aho wumva ushaka. Le Kostisiki Demeria.
njyewe ndi mu buhanuzi. Imana irambwiye ngo ikwicaje ku musozi wawe. Imana ikwicaje ku musozi wawe. Imana ikwicaje ku musozi wawe. Nari mvuze ngo Imana ikwicaje ku musozi wawe. Zamura haleluya, tugiye kwinjira mu saha yo kubohoka. Abantu Imana ibohoye twongere tuzamure haleluya. Fata mikrofone. Wowe fata mikrofone. Reka mbabwire, tugiye kwinjira mu mwanya wo kubohoka. Mubwire ngo Imana yakubabariye. Mubwire ngo ntuzongere gukora icyaha Yesu yakubabariye. Niki wayihaye iyo mana ya, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana yawe, iyo mana yawe. Oh, niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubuntu wayihaye iyo mana yawe. Abakobwa barapfuye urasigara, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana Meria Korea Sani ya Topeni Gosea yagiriye iyo mana yawe. abasore benshi barapfuye urasigara, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana Tugiye kwinjira mu isaha yo kubohoka. yagiriye iyo mana Oh, yawe. niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubuntu wagiriye iyo mana yawe. Niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana Niki wahaye Imana kuba uriho? wagiriye iyo mana Oh, yawe. niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubuntu wagiriye iyo mana yawe. Niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe? ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubuntu wagiriye iyo mana Oh, yawe. ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubutu yakugiriye iyo mana yawe. ntacyo wayihaye iyo mana yawe, n'ubuntu wayihaye iyo mana yawe. Mwicara Imana ibaha umugisha. Peyasi enikoa katuzamule haleluya. Ongera uzamule haleluya. Ongera uzamule haleluya. Zamula haleluya. Abavuganye n'Imana twongere haleluya. Tuzamule haleluya. Yes. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, yesatiwa etini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, gasa ibiganza hejuru. Mambo we, ibiganza byawe bizamure. Mambo sawa
byose byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. byose Byose birashoboka, kabiri dore byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. byose Byose birashoboka, byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. kadukomera imana amashyi menshi mwicara Hallelujah. iyicarira imana ikomera amashyi menshi yo mana Hallelujah. ndashaka kubwira Abantu bose bafite ibibazo mwihangane, ndashaka kubwira abantu bose bafite bafite ibibazo mwihangane. ndashaka nyewe Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo mwihangane. azarema Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. azarema Azarema isi nshasha itarimo itarimo ibibazo. wacu azarema Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. azarema Azarema isi nshasha itarimo ibibazo. kamunyemere dukomere imana amashyi iyo mana irahambaye ni imana ifite imbaraga, ni imana ikuraho igisuzuguriro, ni imana yomora amarira yongerera amashyi imana. Oh, mana nyiribihe we Wanyeretse ineza, Ineza wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza wanyeretse ineza ihambaye. Hallelujah. itangaza imana impaye muri iri teraniro. Imana iravuze ngo Sawuli waguhigaga, Sawuli waguhigaga, Imana iguhaye ubuhungiro. Hallelujah. Imana iguhungiro, Imana iguhaye ubuhungiro. Hallelujah. Hari Sawuli wari ufite inyuma yawe. Sawuli yagwanyije umugabo witwa Dawidi, Imana imuhengwishiriza ku musozi w'Inayotirama. Yesu aguhaye ubuhungiro. Hallelujah. Tumuhe icyubahiro mwana wawe. Zamura haleluya. Hallelujah. Imana igutabara. Mumpe mikorofone nzima. Katuramburira Imana amaboko. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Ongera uzamure haleluya. Ikigeragezo ufite Imana igiye kugihitiza amatwi cyumve. Hari ibintu ugiye gusenga bikakumvira, hari ibintu maze utakira Imana byanze kukumva. Uyu mugoroba bigiye kumva umugabo witwa Yesu. Izo ntambara urwana zigiye kurangira, ayo marira warize Imana igiye kuyashyira iherezo. Katuzamure haleluya. Yesu ni umwami w'abantu. Zamura haleluya.
hari abategerereje mu ibanga kuzaseba, abandi ibintu byawe babihaye iminsi, ariko ndagira nkubwire ngo mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Umugabo witwa Sawuli yagwanyisha umwana witwa Dawidi, kwari ukugira ngo Dawidi atazaba umwami, ariko isezerano ry'Imana ntabwo ushobora kurifunga. Dawidi ngo ahungira ku musozi w'Inayoti, wari umusozi w'abahanuzi. Uyu munsi waje ku musozi w'abahanuzi, Imana iguhereza ubuhungiro mu maso y'abanzi bawe. Sawuli yohereza ingabo zo gufata ka Dawidi. Ingabo za mbere ziragenda, ngo zigeze ku musozi w'Inayote ziravuga ngo Dawidi urakabaho, Dawidi uzaba umwami, Dawidi uzayobora, Sawuli uzamusimbura. Za ngabo Sawuli yohereje arangije zisubirayo ziramubwira zitumva Dawidi, umva Dawidi twageze ku musozi tugiye kumufata, aho kugira ngo tumufate turangije turahanura, urabesha azagusimbura. Umva mbabwire, Imana igukorera igitangaza, n'umurozi wari kukuroga atangira kuvuganire muri rubanda. Imana igukorera igitangaza, abakugwanyaga bamenye Imana wasenze. Horia bakosa diabi. Sawuli yohereza abandi ba kabiri ngo bajye kumufatira Dawidi. Nabo bageze ku musozi baravuga ngo Dawidi ni wowe mwamugiye gusimbura Sawuli, twari tuje kugufata, ariko ahubwo reka tukurinde, dusubiranye amakuru ko Imana izakugirira neza. Reka mbabwire, iyi Imana igiye kugutabara ikoresha n'umwanzi wawe. Imana ivuganye nanjye muri iri teraniro, hari ibintu Imana igiye kurangiza. Wa musozi we wiyiteka imbere ya Zerubabeli, wa musozi we wiyita iki imbere y'ubukiranutsi, wa bukene we wiyita iki, wa ngwara we wiyita iki, wa madeni we wiyita iki. Yewe Zerubabeli we, umusozi wawe Imana irawurituye mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi, umusozi wawe Imana irawurituye. Wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli. Abantu bicaye bategereje kuzamwara, mubwire ngo bari kujya inama. Imigambi yabo ntizahama, kandi ntabwo izagira guterata, ntabwo izasohora. Imana iravuze ngo imigambi yawe abantu bacura, Imana irayitatanyije. Imigambi abanzi bawe bacuraga, Yesu arayitatanye. Tuyihereze Imana icyubahiro, twongere tuyihereze icyubahiro. Ni Imana nyamana, ni Imana ishobora byose. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Amasengesho Imana yawe yarayumvise, amarira urarurira Imana irayazi. Amagambo abantu birirwa bakuvuga Imana irayazi, abirirwa bagusebya bareka Imana irabazi. Iyo wikoreye umukiranutsi w'Imana uba wikoreye itanura ry'umuriro ritazakuva ku mutwe. Niba abantu bakwikoreye bareke, niba ruha bazagutura. Maboko yacu aheke. Mama wino nkubwire, sana ni mikrofone. Pikote fesiki. Waturutse he? Tuse mu Gasati. Ninde wakuraritse? Nizanye. Wizanye ariko ninde wakuraritse? Nabandaritse, nizanye naje gusenga. Kugira ugere hano ninde wakubwiye ko dusenga uyu munsi? Nari mvuye kuzana mituweli kwa muganga, ndavuga ati numvishe muri gusenga, ndavuga reka nze nsenge. Wari uvuye kuzana kwa mituweli, ugeze hariya wumva turi gusenga nawe uraza? Numva ndafashijwe n'itansi. Imana niyo ikuzanye mama. Dukomereye Yesu amashyi.
murumva kuntu Imana izana abantu. Yarimo yigendera yumvishe dusenga nawe araza arasenga. None Imana igiye kukuvugaho ibintu bikomeye mama. nta kibazo ndabyakira. Usanzwe uri umurokore? Ndakijijwe. Hari icyo Imana yavuganye nawe? Njyewe yambwiye ko nzabyara nk'abayeburayi. Nibyo ntegereje, ndindiriye ineza y'Imana. Wari ugiye kubyara ukagwa ku iseta. Imana irambwiye iyi nda yawe barayiroze, bamaze kuyiroga bayikuzirikiraho, bamaze kuyizirika ndabona abagore babiri baravuze ngo iyi nda izakubaho kugeza upfuye. Ugerageza gusenga amanywa nijoro ariko nta gisubizo ufite. Ubuzima ubayemo burashaririye n'imyenda y'umwana ntayo. Wabibonye Mana? Imana yabibonye ntayo rwose. Iyi nda yawe ndabona barayikuroze kandi imaze igihe kinini yararenze. Harenzeho amezi nk'atatu. Harenzeho atatu. Harenzeho amezi atatu. Bari baravuze ko uzayimara n'imyaka 12. Ugendana nayo kandi aho kugira ngo igarukiraho yari igiye gukomeza. Iyo bigeze mu ijoro ntubona amahoro. Nibyo rwose. Imana irambwiye ngo ugiye kubyarira mu maso y'umurozi. Zamula haleluya. Imana ibohoye inda yawe ukiva hano akira ibisege uje kubyara mu izina rya Yesu. Kandi Imana iguhaye imyenda y'umwana. Kadukomera amashyi Imana yacu yo kakira. Zamula haleluya. Ongera uzamule haleluya. Imana igukorera igitangaza mu maso y'abanzi bawe. Imana iguhanagurira amarira mu maso y'abanzi bawe. Abategereje kuzamwara ntuzamwara. Imana izakugirira neza. Abizagirira neza tuyiramburira amaboko. Imana y'abantu. Haleluya, haleluya. Iyo ngwara urwaye si yo kukwica, niyo kugira ngo imirimo y'Imana yiheshe icyubahiro. Ubwo bukene ufite si buzakwica, ni ukugira ngo Imana ikuremereho ubuhamya. Yesu niwe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe. Yesu niwe ufite igisubizo cy'umubabaro wawe. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ihangane icyo Imana yakuvuzeho izagisohoza. Umusaza waturutse he wowe? Haguruka uwo nguwo. Waturutse he? Aho bita Kavumu muri Byumba. Waturutse Kavumu muri Byumba? Yo, ninde wakuzanye papa? Hari umwana wanjye uri hano yakomeje kumbwira ko hari umupasiteri usenga abantu barwaye bagakira, nicyo cyanzanye. Wagwaye ute? Wose umubiri wose urandya, hose hose hakanye, mbese ubu nta hantu hazima. Akuziritse. Iyo mu ijoro uryamye urora ubona abantu bapfuye cyane cyane benshi mbararamo. Mu minsi ishize warose umuntu ari kuguhamagara gukurura akaboko akujyana mu cyobo kirekire. Ubwo nibwo navuze nti Yesu we ndapfuye. Hari ibyo wambwiye? Nawe nakubwiye. Ku musozi aho utuye wabaye akabarura, abantu bose barakwanze papa. Imana irambwiye ngo ufite ikibazo guhera guca hasi, umubiri wawe ntukora. Nta gukora. Ubugabo bwawe barabutwaye. Imana igiye kugukiza uyu mwana. Ufite ikibazo cy'umugongo umaranye nacyo igihe kinini. Ndagifite mu mugongo rwose nta buzima. Ntabwo ushobora kunama ngo bishobore. Ntibishoboka. Mbega Yesu yamukiza. Tamukuze hano. Ukweho karagatute.
mwijuni mbere mfite umuntu mvugira oh ni asite boniga umukuru w'abatambyi kandi yitwa Ruku. mwese mutunga ikiganza hano jyama hano wubamye urambara gutya mbega duhamagara umugongo muzima mu izina rya Yesu. Hallelujah. Tumukorere operasiyo mu izina rya Yesu. Tumukorere operasiyo mu izina rya Yesu. Uyu mugongo we turawugaruye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Izi mbaraga zaziritse uyu mugongo tugaruye amagufa mazima muri uyu mugongo mu izina rya Yesu. Imbaraga zamuteye turazirukana guhera nonaha. Niyakira ubuzima bw'amaraso ya Yesu. Nonaha tumukoreye operasiyo niyakire kubohoka. Uyu mugongo amaranye imyaka 9 udakora, Mana yongera ukoreshe. Komera Yesu amashi menshi. Zamura ikiganza cyawe duhamagare umugongo, kizamure gutya. Urafata umugongo tuwumutereho mu izina rya Yesu. Yesu aracyafite indi piyesi. Niba umudage akora imodoka agashyiraho rotorovizeri izasimbura indi yamaze kwangirika, n'Imana ifite piyesi yashyira ku muntu Imana amaze kwangirika. Fata piyesi yo mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu niwe ukiza indwara yananiranye. Ndabara gatatu mu izina haguruka, haguruka. Yesu aragukijije. Komera Yesu amashi menshi. Unama Yesu aragukijije. Komera Yesu amashi menshi. Ongera uhaguruke, ongera uhaguruke. Zamura amaboko, ongera wuname, ongera wuname, ongera uzamuke, ongera uzamuke, zamuka, ongera wuname, zamuka, ongera wuname, zamuka, ongera wuname. Komera Yesu amashi menshi cyane. Ndizera Uwiteka ndakira pe. Komera Yesu amashi aramubohoye. Ndeba hano guhera uyu mwana Imana irakubohora. Icya kabiri, imbaraga wari ufite zararaga ziguhamagara, wari ufite n'amajwi aguhamagara y'abantu bapfuye. Imana irambwiye ngo y'amajwi ntabwo azagaruka. Mwese mutunga ikiganza, imbaraga z'Imana zirakubohoye. Jya kwicara, Imana iragukijije. Mbega dukomere Yesu amashi ko ari karuhura. Abandi tuvugiriza impundu. Yesu ni umwami w'abamashobora byose. Zamura haleluya. Hari umudamu umaze imyaka myinshi yarabuze urubyaro. Umugabo ari he? Gararaho, fata mikrofone tuvugane. Umugabo twarasezeranye yarantaye, yagiye mu bandi bagore. Ibyo twahise Mama, Imana irambwiye warasenze ariko agahinda karakwishe. Imiryango yose yarakwanze, wirira Yesu aragukunda. Imana irambwiye ngo wabanaga n'umugabo mubanye neza, igitondo kimwe arakubwira ngo ntabwo ukiri umugore, aragutarigendera. Yagusize mu buzima bugoye, n'uyu munsi uracyaburimo. Imana irambwiye ngo no kubona ibyo kurya ni Imana. Uriho mu buzima bushaririye. Duhe Imana icyubahiro. Imana iguhaye umugabo kandi ugiye kubyara. Seria tepikuasi edemoria. Imana wasenze irakubohoye. Pikitani usivirigide. Wari uri ku musozi w'igisuzuguriro. Yesu arakubohoye. Jya kuyicarira. Ibyo ntuze ni ibyawe,
najuga duwawe naburiki ufite mwamiko umagije isi yose hari umumama afite umugabo. Uyu mugabo we yaragwaye igice cyo hasi cyose ntigikora kandi arababaye. Uyu mugabo wiwe nahaguruka ze mubwire, ufite umugabo igice cy'umugabo wawe cyo hasi Imana ntabwo gikora. Uwo mugabo estike tiboshi ediforia no wawe. Uwo mugabo fata mikrofone tuvugane. No wawe yafashwe kuva ryari? maze nk'imyaka 2. Amaze imyaka 2. Kugenda ku mugabo wawe ni ikibazo. Mama, Imana irambwiye ngo nubwo umugabo wawe yagwaye ariko nawe barakuroze. Ufite ibintu birara bikurya umubiri wawe wose ukagira ngo ni intozi zigushanyiraye mu mubiri. Imana irambwiye ngo kuva uyu mwanya usanzwe ukijijwe. Uri umukristo wa Gatolika. Wanyemera nka kwatuza amaraso ya Yesu Imana ikabohora umuryango wawe. Vuga ngo mwami Yesu. Aka gashapure wambaye kavuga iki? Nakaniki gasobanura iki? tukambara ngo tutagira umuzosi. Utagira mu izosi. Gira umuzosi nyine. Ninde wakaguhaye? Nakaguriye mu isoko. Kamaranye igihe kingana gute? Amaranye ukwezi. Wanyemerera ukagakuramo nkakubwira impamvu? ibyo nuze n'ibyawe nanjye ubwanjye duwawe naburiki sengufite mwamiko umagije. Mama, uru runigi ntuzongere kugwambara. Ngiye kukubwira impamvu 3 Imana imbwiye ngo ntuzongere. Iwawe mu rugo hariyo umwuka w'urupfu warugiye kuzamo iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Uyu mwuka w'urupfu mu rugo muhora mugwaragurika ariko ntuzi impamvu. N'abana babuze ubwenge bararyana. Impamvu ibiterane ebyiri. Ndabona hari imiti umupfumu yazanye mu rugo rwawe. Amaze kuyizana arayitongera aravuga ngo nzabasoromaho amafaranga kugeza igihe azashira bazahora bagwaragurika azajye ayizana. Iyi miti ayizana ndabona imiti yashize mu irembo imbere n'inyuma, arangije afata amazi aranyanyagiza ataba ibintu mu irembo aravuga ngo abarinze amashitani. Byarabaye niko byagenze. Amaze kubikora kuva uwo munsi kugeza uyu mwanya mama ntushobora kubona amahoro mu ijoro. Ntujye ugira amahoro. Ariko Imana igiye kuguhereza amahoro. Imana igiye kugukuraho indwara wagwaye yose. Abana bawe Imana bahaye ubwenge. Imana ibakuyeho igisuzuguriro. Ze etepiki wa defongide. Iyo muryamye hari ibintu bibarya mama. Birahari. Umubiri wose. Hari imiti ndi kureba mu cyumba cyawe uraramo. Iyi miti irambitse ku kameza ipfunditse mu tuntu. Irahari? Irahari. Nugera mu rugo yitware muri we Imana irakubohoye. Vuga ngo mwami Yesu. Mwami Yesu. Kuva uyu mwanya. Kuva uyu mwanya.
nihuje n'amaraso yawe, nihuje n'amaraso yawe, umbabarira ibyaha byanjye, mbabarira ibyaha byanjye, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Urakoze kumbohora, urakoze kumbohora Mana. imbaraga z'abapfumu ntizizongere kumbona. ntizongere na rimwe. Guhera uyu munsi guhera uyu munsi mbaye umwana w'Imana. mbaye umwana w'Imana. Jya kwicarira, Yesu arakubohora. Ayo mashi tuyongerera Imana, tuyongerera Imana amashi mu izina rya Yesu. Zamula, haleluya. Wa mugabo we, wowe ndi kureba, Imana irambwiye ngo ikurinze guseba. Amen. Wari ugiye gutaha, wagera mu rugo ugahura n'agahinda. Aka gahinda wari guhura nako, wari ugiye gusanga basohoye ibintu byawe bakabijugunya hanze kubera kubura amafaranga yo kwishura. Imana irambwiye ngo irakwishuriye. Amen, amen. Amen. Icya kabiri, Imana iguhaye iyawe nzu. Amen. Imana iguhaye iyawe nzu. Amen, amen. Iyi nzu urimo amadeni, ko ndi kubona inzu bagufatiye icyemezo cyo gusohora, urimo amadeni. Ndimo amadeni y'amezi 4. Papa nakubeshye, nubwo uri hano waje kubwira Imana ko ngiye gusohoka, ndajya he? Cyane rwose nibyo naje kuyibwira. Kandi nubwo uri hano ntacyo kurya ufite mu rugo rwawe. Ko bimeze. Kaduhe Imana icyubahiro. Yesu Mukiza wanjye ukonganya ugenderera akira andi bose nanjye ntuzi. Imana Yesu Kadukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Abandi Imana izagirira neza, tuzamure haleluya. Abandi Imana izatabara, twongere haleluya. Dukomere Imana amashyi. Yesu ni umwami w'abantu. Yesu Mukiza Holy apostasy marige. ukonganya Ugenderera ugenderera abandi bose bose nanjye ntuzi. katuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana niyo ifite urufunguzo rwawe ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo wowe waje gusenga, Imana igiye kugutabara. Because etebonikiya. Wagwaye ute? ni byiza. Imana irambwiye ngo ufite ikibazo ugendana naco. Kuva uyu mwanya Imana igukuyeho igisuzuguriro. Papa urarushe kandi urababaye. Ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, ubuzima budafite ishusho. Imana irambwiye ngo ikugaruriye ubugabo bwawe Satani yari yaratwaye. Umwana wawe ari he? Byagenze arwaje umwana, arwaje umudamu. Arumva icyo arwaje umudamu Kabuga, ejo nagiye kumureba. Yaragiye gupfa, Imana imukuyeho urupfu kuko waje mu nzu y'Imana. Icyubahiro tugihe Imana mu izina rya Yesu. Tuzamura ibiganza byacu, amaboko yacu aheke. Reka mbabwire, wowe uri muri iri teraniro Imana igukuyeho umwuka w'ubukene. Wowe uri muri iri teraniro Imana iguhaye akazi. Wowe uri muri iri teraniro Imana iravuze ngo ntabwo uzamwara. 'Hallelujah. Zamura haleluya. 'Hallelujah. 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 'Hallelujah.
muhaguruke tugiye gusenga Imana abantu babohoke. Haguruka tugiye gusenga Imana iyo ngwara ikuveho. Tugiye gusenga Imana igukiza igisuzuguriro. Tugiye gusenga Imana igukiza iyo kanseri. Ngiye kugusengera Imana igukiza iyo ngwara. Iyo ngwara ugendana nayo uyu mwanya igiye kukuvaho. Iyo ngwara umaranye igihe Imana igiye kukuvaho. Imana igiye kugukiza ubwo burwayi. Abicaye muhaguruke. Uretse abo bari konsa ba. Egeka huruge tugiye gusenga. Egeka huruge tugiye gusenga. Kristo nuwanje ndamahoro. Anyuma zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu, guhereye umwanya mbohora imbaraga zose zangwanyaga nizimveho, nizinde kure. Guhera uyu mwanya buri imbaraga zose kote zantangiraga uyu mwanya nizive ku buzima bwanjye. Ndi umwana w'Imana, nzakomera, nzagera kure. Umva Satani, va inyuma y'umugambi Imana yavuzeho. Wangwara we, va ku buzima bwanje. Guhera uyu mwanya ngiye kwakira gukira, ngiye kubohoka. Buri imbaraga yose yamfashe igiye kurekura ubuzima bwanjye. Buri imbaraga yose yamfashe uyu mwanya wa none irandekura mu izina rya Yesu. Umva rero, ingwara urwaye mwese sinabakoraho. Ngiye kugusengera, urajya uvuga ngo Yesu. Kugiye kwicara mama, ihangane, Imana igukize. Ndavuga, urajya uvuga ngo Yesu mbohora. Ngiye kugusengera Imana ikubohore. Iyo ndwara igiye kukuvaho. Protokole muze kuba hafi abantu bagiye kubohoka. Hari dayimoni zigiye kuva ku buzima bwawe. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Iyo kanseri irakuvaho. Iyo diabete irakuvaho. Uwo mugongo urwaye urakuvaho. Icyo gifu kirakuvaho. Indwara yose urwaye iyo ari yo yose, ngiye gutegeka imbaraga z'Imana igiye kukuvaho mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Yesu mbohora. Yesu kuraho iyi ndwara. Komeza uzamura ibiganza. Ngiye gusenga Imana. Ibyo bintu ufite muri iyo nda birakuvaho. Ibyo bintu ufite muri ayo maguru birakuvaho. Uwo murozi ukuroga agiye kwivuga ibyo byamenyekanye. Izo mbaraga urarana nazo zigutsikamiye zigiye kugaragara. Bekite benia protokole muze kuba hafi. Abantu bagiye gutangira kubohoka. Izo mbaraga zikurimo ngiye kuzisenga zikuveho. Uwo mutwe bakoherereje wari ugiye gusara, akabarozi kagiye gushoboka. Ntabwo uzasara, ugiye kubohoka. Ukuhometse amaso yawe, hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga zaguhigaga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Imbaraga zirara zigusambanya, imbaraga zihora zigufashe. Zamura ibiganza byawe. Pitalas edemeria helekosia tarigodeba. Vuga ngo Yesu mbohora. Yesu kura izi imbaraga. Yesu ndakwinginze, buri kintu cyose cyamfataga nikimveho. Ngiye kubara gatatu, vuga izina rya Yesu. 1 2 3. Komeza uvuga izina rya Yesu. Nohereje imbaraga z'Imana muri uwo mugongo. Nohereje imbaraga z'Imana muri ayo maguru. Nohereje imbaraga muri iyo nda. Ya urahiye dayimoni. Izo mbaraga zikurimo, izo mbaraga zikurimo nizirekura ubuzima bwawe, nizirekura ubuzima bwawe. Izo mbaraga zagufashe muri uwo mugongo. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Izo mbaraga zirakurekura, izo mbaraga zirakurekura. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Ya ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Izo ni imbaraga z'Imana. Komeza uvuga izina rya Yesu. Izo mbaraga zirakurekura. Dayimoni zagufashe
nizirekura ubuzima bwawe. Ya ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana. Akira kubohoka. Ibyo bigufashe muri iyo nda, ibyo bigufashe muri uwo mugongo, ibyo bigufashe muri uwo mugongo. Ngize imbaraga z'Imana, ngize imbaraga z'Imana. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Ararakota la kosaya. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Ndabona ubohoka. Uwo murozi wakuroze nave muri iyo nda yawe. Uwo murozi wakuroze nave muri uwo mugongo wawe. Uwo murozi wakuroze nave ku buzima bwawe. Izo mbaraga zikugwaye, izo zagufashe muri iyo nda, iyo nyabingi rikota la kosakata. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Zunguza ibiganza byawe uhamagara izina rya Yesu. Abantu bagiye kubohoka. Nguwo umuriro w'Imana, nguwo umuriro w'Imana. Imbaraga z'Imana ngizo, ngizo muri uwo mugongo, ngizo muri uwo mutwe, ngizo muri iyo nda. Rekota kariya babaka, oriya baba babasika. Ngizo imbaraga z'Imana. Izo mbaraga nizikurekure, izo mbaraga nizikurekure, izo mbaraga nizikurekure, izo mbaraga nizikurekure. Ayayayayayayaya. Urahiye daimoni, urahiye daimoni. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu. Ayayayayayaya. Imbaraga zizo rikaria babakaria aria kopeba. Rekura mu izina rya Yesu. Rekura iryo bere, rekura iryo bere, rekura iryo bere. Mufate mu bujyane hariya. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu. Imbaraga ngizo z'Imana, imbaraga ngizo z'Imana. Hamagara izina rya Yesu. Ande biki? Hamagara izina rya Yesu. Hamagara izina rya Yesu. Imana ibohora ubuzima bwawe. Hamagara izina rya Yesu. Imana itabara ubuzima bwawe. Nohereza imbaraga z'Imana, nohereza imbaraga z'Imana. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Iyo diyabete nikuveho, ibyo bintu biri muri ayo maguru, ibyo bintu biri muri iyo nda. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Arakoti ya babakaria. Hamagara imbaraga z'Imana. Imana igiye kukubohora, Imana igiye kukubohora. Izo ni imbaraga zikurimo. Baziritse urushako rwawe, baziritse urushako rwawe. Ayayayayayaya. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana. Iyi nda yawe nibohoke, iyi nda yawe nibohoke, iyi nda yawe nibohoke. Uhereye umwanya, iyi nda yawe ndayigaruye, iyi nda yawe ndayigaruye. Yayayayayaya. Iyi nda yawe ndayigaruye. Uhereye umwanya. Hamagara izina rya Yesu. Komeza uhamagara izina rya Yesu. Ngize imbaraga z'Imana. Ibyo bintu bikurimo, ibyo bigufashe muri uwo mugongo, ibyo byagufashe. Urahiye daimoni, urahiye daimoni, urahiye daimoni. Izi ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Komeza uzamura ibiganza byawe. Ukuri kubizamura niko kubohoka kwawe, ukuri kubizamura niko kubohoka kwawe. Izo ni imbaraga zari zikurimo, izo ni imbaraga zari zikurimo. Nyabingi rekura, nyabingi rekura. Ayayayayayaya. Ayayayayayaya. Ayayayaya. Koria babaka, aria baba. Terura mu izina rya Yesu. Bapere muzane, yaya mubazane bose, bose mubazane. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara imbaraga z'Imana. Ayayayayayaya. Izo mbaraga zikurimo nizikurekure guhereye umwanya. Izi mbaraga zakufashe, izi mbaraga zakuziritse, izi mbaraga zakuziritse nizikurekure nonaha, nizikurekure nonaha, nizikurekure. Wa murozi we murekure, ni umwana w'Imana. Ayayayayaya. Mubaterure mubazane. Hamagara imbaraga z'Imana. Uwo mudamu utwite mumuzane neza. Izo ni imbaraga z'Imana. Uwo mudamu utwite mumuzane, mumuzane, mumuzane neza. Ayayayayaya. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ibyo bikurimo, ibyo bikurimo, ibyo bikurimo. Protokole muze, protokole muze hano, mumuzane. Ayayayayaya. Izo mbaraga bakuzirikiyemo zikurekure mu izina rya Yesu. Heri ya mangore kote ya sika. Jesus. Mumuzane hano. Jesus. Oria kapababa sikata. Jesus. Oria papakaria. Jesus. Sohora izi mbaraga. Jesus. Sohora murekeraho. Sohora izi mbaraga. Vama muri iyi nda, vama ndakubona. Zamuka muri iyo nda ndakubona. Zamuka, 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 zamuka nonaha. Zamuka, zamura nonaha, zamura nonaha. Izi mbaraga zose, izi mbaraga zose. Mukomeze muzamura ibiganza. Jesus. Aho uhagaze zamura ibiganza. Jesus. Jesus. Komeza uzamura izina rya Yesu. Vuga ngo Yesu. Jesus. Mumwicaze hariya. Jesus. Vuga ngo Yesu. Jesus. Mbohora. Ora. Guhera none
yesu Yes. nkura muri ubu buzima izi mbaraga zanteye nizive ku buzima bwanjye. Yego. Ntabwo mwese ndabakoraho ngo mbivemo. Zamura ibiganza byawe. Jesus. Iyo ndwara urwaye nge kuyirukana. Jesus. Ibyo bigufata muri ayo maguru. Jesus. Barakuroze ngo ntuzashaka. Jesus. Yewe nubwo washatse urugo rwawe ni rubi. Jesus. Izo mbaraga ngiye kuzirukana ku buzima bwawe. Jesus. Zamura ibiganza byawe. Uhagaze mohereje umuriro w'Imana. Mohereje amaraso ya Yesu. Ibyo bintu biri muri iyo nda ndabitegetse nibire kure. Ibyo bintu biri muri ayo maguru ndabitegetse biri kure kure. Zamura izina rya Yesu, vuga ngo Yesu. Vuga ngo mbohora. Nohereje imbaraga z'Imana, komeza uvuga izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ngizo ku buzima bwawe. Izo mbaraga zakuziritse. Izo mbaraga zikugwanya. Izo mbaraga ziri muri iyo nda. Izo mbaraga zakuziritse. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ayayayayayayaya. Imbaraga z'Imana ngizo. Imbaraga z'Imana ngizo. Akure koti ya pekia. Urugo rwawe batwaye rugaruke. Imbaraga z'Imana ngizi. Hamagara imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zibohora ubuzima bwawe. Warasuzuguwe, warababaye. Oria baba katia. Aria kosa kidema. Komeza hamagara imbaraga za Yesu. Uko hamagara Yesu niko kubohoka ku buzima bwawe. Jesus. Jesus. Komeza hamagara izina rya Yesu. Jesus. Biko tekete. Jesus. Jesus. Mwese mutunga ibiganza hano. Jesus. Jesus. Haguruka wowe wicara hariya. Jesus. Mwese mutunga ibiganza hano. Mama wowe ukicishaye ufite ikibazo cy'ibere. Ego ibere ryawe ryagenze gute? Muraba ndaje mbasengera. Ibere ryawe ryagenze rite? Byagufashe ryana? Hasize imyaka 8 ibere ryawe ryaragenze gute? kanseri nagiye muri Butaro barayibura, ariko vuba aha ngaha hari uwansengeye arambwira ngo bandoze inyonjo iraturitse. Ubu nibyo bikomere mfite hano, hamaze iminsi harahiye ariko harakize. Noneho ibyo bitero bindi bya muhozi hari bikaza nabwo bikambuza gusinzira. Guhera uyu mwanya Imana irakubohoye. Wambaraga wenda gutegetse. Vamo! Vamo ngize imbaraga z'Imana muri ayo maguru. Ngize imbaraga z'Imana muri ayo maguru. Ngize imbaraga z'Imana muri ayo maguru. Ngize imbaraga z'Imana. Ndagutwitse dayimoni. Vamo! 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 Ndakubona vamo. Ndakubona vamo. Ndakubona vamo. Va muri iyo nda. Va muri ayo maguru. Va muri uwo mutwe. Nohereje imbaraga z'Imana. Urinde dayimoni. Urinde wowe. Wowe uraguye umusore urinde. Urinde. Ndagutegetse wambara bivuga urinde. Urinde. Ni wanga ndagutwika. Nohereje umuriro w'Imana muri iyi gifu. Nohereje umuriro w'Imana muri iyi nda. Guhera uyu mwanya izi ni imbaraga z'Imana. Izi ni imbaraga z'Imana. Akira kubohoka. Mwese fire. Fire. Mwese fire. 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 Guhera uyu mwanya mbohoje ubuzima bwawe. Jesus. Imbaraga bari barakoresheje bagutwara. Umutima wawe bari baratwaye ndawugaruye. Umuruhu umaranye iminsi ngukuyeho mu izina rya Yesu. Tipekote festiki. Bari baratwaye inyenyeri y'ubuzima bwawe ndakugaruje. Ubuzima bwawe nibugaruke guhera uyu mwanya. Haguruka. Komera Yesu amashyi menshi. Bari barakuroze inda yawe.
azabyara mu kwa gatandatu mo hagati bari bambwiye kwa muganga. hari umurozi wari wararoze inda yawe, guhera uyu mwanya Imana irakubohoye. Wahoranaga amarira n'agahinda, Imana irambwiye ngo nta cyerekezo wari ufite cy'ubuzima. Umugabo ari he? Ari mu rugo. Wowe n'umugabo wawe muri mu buzima bushaririye. Satani yabateje guhora muryana. Nta mahoro wari ufite mu rugo mama, Yesu arayaguhaye. Haleluya. Imana irambwiye kuva uyu mwanya Imana ikijije ubuzima bwawe. Satani arasebye. Jya kwicara. Mama wagwaye ute? Yewe magomezi 5 ibintu byafashe sinarya, Imana barayinkunga, noneho barabaga kunyana, noneho bati wino, noneho ube muhira, noneho rero tuzashaka bazajya kugusengera. Ubwo rero kubera Satani rero ikora ibyayo, noneho batwereka ahantu ngo bavura, kugeza no kuri uyu munsi nta kintu byamariye. Uribwa gute mama? Ndibwa mu mavi, harimo no mu nkokora hose, ingingo zose nta kintu. Akaboko kawe kabaye pararize? Aka ngako kabaye pararize, ubu ngubu simbaje mu kugenda. Mbega Yesu yamubohora. Izo ni imbaraga z'Imana zikuriho. Izina rya Yesu ni wowe uvura indwara zananiranye. Imbaraga bamushizeho ndazirukana. Bakujyanye mu bapfumu? Njyanyemo, noneho rero ubu ngubu umukobwa wanjye niwe bavuze ngo nizajye gusengera. Wirire mama, Yesu agiye kugukiza. Tumutunga ikiganza, Yesu amubohora. Uri Imana yampamagaye. Izi mbaraga z'abarozi ndazirukana. Uku kuboko ndagusengeye guhera uyu mwanya kwakire gukira. Ni kwakira umuti uko atakuramburaga kurambure. Kiza imbaraga zawe mu mubiri wawe. Guhera uyu mwanya akira imbaraga z'Imana. Komera Yesu amashyi ari kumubohora. Guhera uyu mwanya akira imbaraga z'Imana. Guhera uyu mwanya indwara yananiranye yose ndayirukanye. Buri imbaraga zari zarakuziritse zigukujeho. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Ngize imbaraga z'Imana guhera muri ayo maguru yawe. Ngize imbaraga z'Imana guhera muri uwo mubiri wawe. Uwo mutingito wumva n'umwuka w'Imana. Bikote peki festikete pira kofe. Fama muri ayo maguru mu izina rya Yesu. Izo ni imbaraga z'Imana, 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 izo ni imbaraga z'Imana. Komera Imana amashyi, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana zikubohora, izo ni imbaraga z'Imana. Ikibando ukimaze igihe kingana iki? Iki kibando kimaranye igihe kingana gute? Kuva wagwara wahise ugifata? Tambuka Yesu aragukijije utari ku kibando. Tambuka Yesu aragukijije. Tambuka Yesu aragukijije. Tambuka Yesu aragukijije. Rega twazamula, haleluya. Yakwicara Yesu yakubohoye. Yakwicara Yesu yakubohoye. Yakwicara Yesu yakubohoye. Mama, ndeba hano. Uku kuboko kwawe ntiwakuramburaga. Guhera uyu mwanya ugiye kukurambura kuko Yesu aragukijije. Imbaraga zari zirimo z'ibirozi zose Yesu arazisohoye. Kurambura Yesu aragukije mu izina rye. Wakomeye Yesu amashyi mu izina rya Yesu. Guhine mu izina rya Yesu. Guhine. Rambura, hina. Ariko Yesu ni umwami. Ongera uhine. Rambura. Mbega Yesu tumukomera amashyi. Nuko kuzigire gutya. Kurambure, hina, rambura,
hina zamura ukuguru kwawe, zamura, Yesu arakubohoye, manura, zamura ukundi, zamura, zamura, mbega Yesu arashoboye, tambuka, ngwino, ngwino, Yesu agukuyeho ikibando, Yesu amukijije pararize mu izina rya Yesu, Yesu aragukijije, tambuka, urahamanuka utari ku nkoni, Yesu ni karuhura, Yesu ni karuhura, Yesu ni karuhura, tambuka unsanga, ukimana kugukiza, Yesu arimo arabohora ubuzima bwawe, zamura, haleluya, nkurikira, nkurikira, ngwino tugende, tumukomere Yesu amashyi, umwami w'abantu. Mama, urumva Yesu akubohoye, urumva Yesu hari ubwo wajya guhina amaboko, oya, ongera uhine wumve ko byaje, ariko wakomeye Yesu, wakomeye Yesu amashyi ko ari we umubohoye, tera haleluya, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, ariko Yesu ni umwami w'abantu. Ninde wamuzanye? Tambuka uze hano. Yari yarabaye ate? arwaye, ubu yari amaze amezi 8 nta vuriro tutagezemo, nta n'abapfumu batagezemo. Ngira Imana, ndavuga ati Imana mbabarira, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza nimbona mama avuye ku gisasiro cy'uburwayi. Ndagushima, nshimye Imana, ni ukuri kwihabaye. Kadukomere Yesu amashyi, umwami w'abantu, katwongerere Yesu impundu, zamura ibiganza uhereza Imana icyubahiro. Mama, genda ujye kwicara, Yesu arakubohoye.